Muhawe ikaze none kuri Balance Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Uri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Kandi ngira nti gira ubuzima, kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byiza, ariko mbere ya byose mbanje gushimira buri muntu wese udukurikira. By'umwihariko abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda, cyane cyane muri Amerika, mu Bubiligi ndetse no mu Burundi. Inkunga yanyu turayishimye cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha. Kandi mvuga nti umuntu wese utarakora subscribe yayikora, kandi wamaze kuyikora nawe ntiyongere, kuko iyo uyikoze n'ubundi iyo uwaduhaye iba ivuye. Dukomeze rero mu byigisho byacu. Turacyakomeje mu byigisho by'urukundo. Tugiye kureba hamwe uyu munsi amagambo 6 atyaye utagomba kubwira umugabo n'umunsi n'umwe. Amagambo 6 utagomba kubwira umugabo n'umunsi n'umwe. Reka dutangire. Ijambo rya mbere utabwira umugabo ni ijambo rimubwira ngo kuki utameze nka kanaka. Burya nta muntu ujya ukunda umuntu bagereranya, ndetse nawe mudamu cyangwa nawe umukobwa. Umuntu akubwiye ngo kuki utameze nk'umugore kanaka ntabwo byakunezeza, cyangwa kuki utameze nk'umukobwa kanaka ntabwo byakunezeza. Niyo mpamvu umugabo iyo umubwiye ngo kuki utameze nka kanaka, bivuze ngo urimo uramugabanyiriza imbaraga ze nk'umugabo. Bituma akomeza kwitakariza icyizere, akatangira kugira complex. Kandi agira complex niwe muntu wa mbere bizagiraho ingaruka. Buriya kanaka uko ameze ni kuriya. Buriya umuntu wese abaho nkaho ari wenyine, nta muntu umera kimwe n'ubundi. No mu buzima busanzwe byo dukora byose, ni ubutunzi dushaka, ni amafaranga dushaka. Ntabwo abantu nuko twakora buke ntabwo twayanganye. Uzabona harimo abazamutse hejuru n'abarimo hasi, n'abarimo bagenda bazamuka gahoro gahoro. Ntabwo rero ngombwa kubwira umugabo ngo kuki utameze nka kanaka. Wabonye kanaka ukuntu yambara, wabonye ukuntu abakeye. None se nimba atabikora abayobowe yuko nyine ibyo bintu akora bitari byiza, hari ubundi buryo ki wamubwira nibura ukayobora umubwira neza. Cyangwa se sinangombwa kumubwira kuko utameze kuriya, wabimufasha ari nk'umuntu mubana ukajya umutegura nk'uko ubyishyuza. Kuko hari n'abadamu nyine ibyo ngibyo byo kuvuga ngo barategura imyambaro y'abatware babo batabikoze, ari iby'abakozi. Umukozi rero nawe azategura uko abyumva ko babishaka. Nubwo hari n'abadamu babikora, abagabo babo ntibabiha agaciro, bakajya birirwa mbese bakora ukuntu tubereka yuko ibintu bakora nta n'icyo bivuze. Ariko nibura wowe mudamu niba ufite umutima wo kubikora n'umutware wawe mukaba mwumvikana, ntabwo ari ngombwa kumugeranya n'undi runaka, ahubwo mufatanye kugira ngo amere nk'uko wowe wifuza. Niko wabonye kanaka ukuntu yaguze imodoka, n'ibikizo wamaze kubaka, ubu se wowe uri umugabo nyabaki? We nka mudamu akubwiye akakujyana n'umugore runaka urimo kugenda atera imbere, wabivuga gute? Uze rero inshuti yanjye, iryo ni ijambo ribi bipfobya umugabo kandi rimusubiza hasi rikamwambura agaciro, kumugeranya n'abandi bantu. Mu buzima mwakabaye mubwanya ahubwo buryo ki namwe mutera imbere mutareba ku ruhande. Buri muntu wese aba afite igihe cye cyo kuba yatera imbere, kandi burya inshuti yanjye mubwire, nta muntu utatera imbere. Iyo mu mutwe wawe birimo gutera imbere utera imbere. Ijambo rya kabiri ni ijambo ritegeka. Njyana gutembera, tujye gusura kwa kanaka, turye ibi, tunywe ibi. Aya ni amagambo umugabo akunda. Biba byiza kumusaba igitekerezo. Ese byashoboka ko twakora ibi? Ese urumva ari igitekerezo cyiza ko tujya gusura kanaka? Umubaze. Mbese bivuze ngo kuko uri kumubaza arabiha agaciro. Hakumva tujye ahangaha, ubwo nabwo ati hari n'izindi gahunda ziteguwe, uri burakare usanga uri gupfureka. Bivuze rero ngo ni byiza muri communication kwiga kuvuga, kuganira ni byiza. Niyo buriya kuganira hari ikigezo nzategura rimwe turimo kureba ibintu byinshi byica imibano y'abantu. Number 1 ikintu cya mbere nyamukuru ni ibiganiro bidahari, cyangwa n'ibihari bikaba bikozwe nabi. Ubwo inshuti yanjye nagira ngo iki kintu ugiye agaciro. Kubwira umugabo ibintu umutegeka.
uyu munsi ndashaka kurya inkoko nawe se niba n'amafaranga wayabonye hari igihe yateguye ko akora ibindi. uyu munsi turajya muri hoteli yindi nishikirana wamupropoza cyangwa se ukamugisha inama niba amafaranga wayabonye cyangwa se nimba anahari nawe nimba unayafite. ni byiza yuko umugabo agira uruhare rwo kujya gute nk'umutware w'urugo kugira ngo abashe gushyiraho akadomo kanyuma. yego uyu munsi uburinganire bwaraje n'ubwuzuzanye, ariko burya hari igihe bikorwa nabi bikica ibintu byinshi kurenza ko biri kubaka. niyo mpamvu rero inshuti yanjye nkubwira ngo ibi jambo ryo kubwira umugabo umusaba ikintu umutegeka, mbese byumvikana ko urimo gutegeka, ntabwo bisona neza mu matwi ye, ntabwo byumvikana neza mu matwi ye. aba yumva yuko urimo kumuganza cyangwa se urimo umusuzugura nyine kuko nta mukaciro afite imbere yawe. ijambo rya gatatu utagomba kubwira umugabo, ariko nanone n'umugabo nawe igihe kiramureba, kumubwira amakuru kuri X ku muntu mwahoze mukundana cyangwa mwahoze mubana, ntabwo ari byo. iyo ubwira umugabo ugushatse cyangwa se w'inshuti yawe umukunzi wawe bigaragara neza ko muzabana, ukamuratira aba X bawe, uri urimo uratobanga umuti. ntabwo uwo muti wakora, kuko bivuze ngo iyo urimo kuvuga X wawe kenshi bivuze ko akuri mu mutima, uracyamukunda. niyo mpamvu umuvuga. niyo waba utanamukunda ukamuvuga ibibi yagukoreye ibibi, bivuze ngo aracyari mu buzima bwawe. niyo mpamvu igihe cyinshi ubimuvugaho. bivuze inshuti yanjye wowe nkurikiye, ntabwo ari byiza kuzana mu biganiro aba X, yaba ari wowe umugabo nkurikiye cyangwa ari nawe umudamu nkurikiye. byanze bikunze aba X baba baragize uruhare mu buzima, ntabwo ari ngombwa kumuvugaho. iyo umuvugaho ibyiza uracyamukunda, iyo umuvugaho ibibi igisebe yaguteye kiracyari kibisi. kandi rero ntabwo ari byiza yuko ujya kubana n'umuntu ugifite igisebe kibisi, ntabwo mwagirana kure. ni byiza ko X aba mu gitabo kibumbye kandi kibitse ahantu kure kitazongera kubumbura. hari n'abagabo nabo babikora gutyo, akayirirwa kubwira ati X wanjye yaramaze gukena gutya, mbese yari mwiza, akatajya kukubwira yarampemukiye. ubwo uracyamukunda nyine, igihe kizagira n'ubundi kandi usubirane. ariko nimba waratumye paje ntabwo agaruka mu biganiro. niba yaranaguhemukiye ukamugara mu biganiro, igikomere. kubana n'umuntu ufite igikomere rero biragoye kumwomora. ijambo rikurikiyeho rya kane, umugore nkurikira, kubaza umusore mukundana cyangwa umugabo mukundana cyangwa umugabo wawe, ese urabona ndi mwiza? ese urabona ndi kuri size nziza? ese urabona mberewe? ntabwo ari amagambo ugomba kubaza umugabo, kuko burya umugabo uri smart, ukunda umugore we cyangwa ukunda umukunzi we, nta na rimwe uzaba wambaye neza ukengwana nibo kubikubwira. burya mbere yuko anabikubwira wowe uba wabibonye hakiri kare. niyo mpamvu nasohoka ukagenda nuko ubuzi yuko hari ukuntu wumva umeze nyine, nawe wumva ko ujabiriye ntabwo wasohoka. ariko nimba uri mu nzu cyangwa se uri kugenda, uramenye. umugabo nakubwira ngo ni ukuri uri mwiza urakeye, ashobora no kuba anakubeshya. kandi abadamu benshi bagira indwara yo gukunda kumva ibyiza. umugabo akubwiye ati ndabona iyo myenda wambaye ntabwo bijyanye, urarakara. kandi ahubwo ari nabyo byiza akugiriye inama. ubundi umugabo rero gukunda mbere yo gusohoka mu nzu abanza kuba yanabirebye, yuko ugenda umeze neza kandi ko ugenda umuhesha icyubahiro. buriya ntabwo ari byiza kugendana n'umugabo cyangwa n'umugore ujabiriye mu muhanda. byanze bikunze buri muntu wese anezezwa no kubona uhita hari abantu bose nyine barimo bakureba nyine, ariko ngende nyine. ntabwo ari byo kugenda ujabiriye. ubwo rero umugabo muri kumwe ntukamubaza ese ndi mwiza, wese urabiyobewe. niba utari mwiza urabizi, niba uri mwiza kandi urabizi, uri mwiza uri mwiza nyine. mugani niba ugenda urabyumva. urumva rero iryo jambo yo kubwira umugabo ngo ese ndi mwiza, inshuti yanjye, nakubwira ngo uri mubi uzabigenza. ese urabona ibiro byanjye ari byinshi, urabona mbyibushye. ese nakubwira ngo urabyibushye ubundi wowe ntubireba, uzakora iki? ese urabona narananutse, nakubwira se ngo urashaka kumva yuko koko wananutse.
nakubwira se ngo urabyibushye urumva uri bupfume byanze bikunze rero asa amagambo yo kubwira umugabo kuko nawe ugomba kuyitaho ubuzi ukomeza ubuzi ko ukeye mbese uberewe ubuzi ko uri mwiza mbese mbere yuko abandi ibintu byose banabikubwira wowe ubizi kubarusha iryo rero ni ijambo utagomba kubwira umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe umusore cyangwa umugabo. Ijambo rikurikiyeho rya gatanu ntiwabishobora cyangwa se ntubikore. Uriya ni amagambo apfobya umugabo umwereka ko adashoboye, kandi iyo umugabo yumva ko adashoboye complex ibintu byose birapfa. Burya ibintu byose n'ibintu tuzavuga kiza muri bracket mu dukubo biriya byose bishoboka kubera ko umugabo yifitiye icyizere. nawe se uri kumupfobya nasa none aho yakakweretse ko ari umugabo nibimunanira uraza kurira siyagerera ukayubwira umugabo ko atabishobora cyangwa ntabikore. Ubwo nuko utamufitiye icyizere ahubwo umubwiye ngo you can do it, ndabizi wabishobora, ngo ufitiye icyizere. Ubwo rero amagambo nk'ayo gusubiza mwe intege umugabo nibyo atuma aba umugabo n'ibintu byose bikagenda neza. Uri umubwira unanezerewe ko ari umuntu muri kumwe n'umutware wawe cyangwa se n'umukunzi wawe, ukamureka yuko umufitiye icyizere ko ibintu byose ashobora. Akora ibirenze, ariko mutaya kumubwira ndiko ibyo bintu rwose nushaka nubikorera n'ibyo ashobora. Uretse ibindi ibyo yakabaye akora ahubwo n'ibyo azakora nabi kuko nta cyizere yifitiye, wamukuyemo confidence. Amagambo arakuramo umugabo confidence yose ave muri dictionary zanyu cyangwa se mu nkoranyamagambo yanyu. Ijambo rya nyuma ni ijambo utamubwira ngo ntacyo. Umuntu mukundana buriya ntabwo ugomba kubwira ngo nothing, wabaye iki ntacyo, urumva umeze ute ntako. Buriya rero umugabo nkurikiye umugore cyangwa umukobwa mukundana kubwira ngo ntacyo, umenye ko ufite ikibazo, yamaze kukurunguruka yakunyujije umwe mu bwonko ko icyo yakubwira cyose nta gaciro ugira. Urumva rero natangiye kubona yuko nta mumaro umugirira kuri emotions ziwe, ahubwo uzikubita ukamupfobya, azakubwira ko ntacyo nyine, azakwereka yuko nyine ntacyo ibihari byose arabyikorera nyine. Kandi buriya mu buzima ni ngombwa yuko umuntu afite umuntu umutega amatwi, nakubwira ikintu ugitega amatwi. Ariko iyo utangiye kukubwira ngo ntacyo, menye yuko ari ufite ingorane, ufite ikibazo. Kandi yakubwira ngo ntacyo, tekereza n'indi bigiye gukurikiye ntacyo. Mudamu mugabo mukundana hari igaruriro, isi ijambo ryo kuvuga. Buriya ntacyo uzabivuga wamaze no gushyira akadomo ko uwo mugabo nta kigendanye na kintu wamubwira. Inshuti zanjye, aya ni amagambo nabonye 6 mu bushakashatsi maze gukora yuko agoye kubwira umugabo. Kuyamubwira ni ukumwambura kuba imbaraga z'umugabo nyine. Inshuti yanjye, ese hari andi magambo ubona twakongera muri aya ngaya tutabwira umugabo? Nyandikira muri comment hasi. Niba uri mushya kuri channel wibuke gukora subscribe, ukore like niba video ikuryoheye, kandi wibuke gusangiza inshuti n'abavandimwe ukora share. Naho utaha muri video ikurikira n'igiciro kwara ntabwo nanjye duhote uwe muwe. Bye.